yitwa Iradukunda Esperance, ariko ayo mazina akaba atazwi na benshi, ahubwo izina azwiho akaba ari Makobwa. Iryo akaba yararyiswe na se, abanza se yaragira ngo bazamukwe azakobwe, aragenderaga kuri bya bintu byo kuvuga ngo izina ni ry'umuntu, ariko ibi ntibyamuhiriye kuko ntiyigeze akobwa. Uyu nguyu akaba yaravukiye hariya muri Tanzania, abyawe n'ababyeyi babiri b'abanyarwanda aribo Nzonsenga Asinata na Ndagijumuremyi Eliezer. Hariya muri Tanzania avuka hari hayoboye Ali Hassan Mwinyi, hari hayoboye Perezida Ali Hassan Mwinyi asimbuye Julius Nyerere. No kuvuga yavutse hariya Tanzania, Julius Nyerere amaze kuhashyira ya politiki ye nziza yo, avukira ahantu nyine hameze neza hateguwe na Nyerere, muramuzi. Hanyuma y'uyu nguyu Ali Hassan Mwinyi yahise asimburwa na Benjamin Mkapa. Nyuma ya Benjamin Mkapa ahita asimburwa na Jakaya Kikwete. Nyuma ya Jakaya Kikwete ahita haza Dr. John Pombe Magufuli. Nyuma ya John Pombe Magufuli hajyaho Samia Suluhu Hassan, ari nawe ubu ngubu uyoboye. Ariko uyu mwana nubwo avukiye TZ, yahise wabo bahise baza hariya mu Rwanda, hariya muri Eastern Rwanda abariho akurira. Ubuzima bwe hafi ya bwose yabumariye hariya muri Eastern Rwanda. So ahantu yavukiye rero, yavukiye mu makimbirane akaze y'ababyeyi be. Ababyeyi be rwose bakundaga gukimbirana kenshi, kuko ise yari afite undi mudamu hanze. Urumva kumwitaho biragorana, kubera aho kugira ngo bamwiteho bamuhereze ibyo akeneye ndetse n'ibyo ashaka, ahubwo ntago bamwitayeho. Yahise yisanga mu nduru, amakimbirane, mu buzima bugoye gutyo. Hanyuma mu gukura k'uyu mwana ubuzima buzari habi cyane, kubera yuko kwitabwaho byari hafi ya nabyo. Yanyiye mu buzima bukomeye bujya guhura n'ubwa Runima Siniha, aca mu buribwe bukomeye cyane. Imyaka ye myinshi yabayeho mu buzima bushaririye, aribwo ndagenda banyuriramo gake gakeya. Ikindi kiraza kugutangaza no kurikirana kino kiganiro nuko iyi documentary ye twabonye hari ibintu byinshi bihurira ku mubare wa 4 kuri we wagira ngo Imana yamuremye yifashishije umubare 4. Hari umubare 4, hari ibintu byinshi bigenda bihurira kuri 4 kuri we. Turaza kugenda tubibona. Uyu mukobwa rero akiri mutoya mu myaka 8, yatunze imicanga hariya mu mabuye y'agaciro ya Rwinkwavu, agatunda imicanga akayicencura kugira ngo abone udufaranga yikemura ibibazo byatarimo arakemurirwa n'ababyeyi be. Hanyuma ukanamenya yuko yakuze muri bya bihe abana bahumbaga amasaka, ibishyimbo byeze, akabihumba nyine aba afite nk'utudobo tubiri akadaha no kutwiwabo kugira ngo abone amafaranga akemura ibibazo. Ibyo bibazo agenda agahura nabyo ari nabyo yakemuzaga amafaranga, ndagenda mbibanyuriramo gake gakeya. Hanyuma imirimo yakoreraga iwabo, yabahiriraga inka, ajyaga akunda kwahira, yabona nk'ikigori agahita agicenjiza mu bwatsi nyine. Hanyuma ukamenya yuko akiri muto cyane yakundaga kwidumbaguza. Iyo yajyaga nko kuvoma nawe yaridumbaguzaga, mwarabibonye ko muri ya mateka avuga kuri se nawe ko yidumbaguzaga. Uyu nawe yidumbaguzaga mu mazi magari, yogaga mu mazi magari. Ukamenya ko akiri mutoya yize gutwara igare akiri mutoya, akajya nyonga igare abantu bahariya muri Eastern Rwanda bakumirwa. Hanyuma ukamenya ko ari umwana w'umukobwa wahaswe igiti cyinshi cyane, yakubiswe na se inkoni nyinshi zitagira ingano, habarurwa inkoni 27,000 n'inkoni 600 yakubiswe. Ubazi zo mu rugo gusa, izo ku ishuri yakubiswe zitarimo, n'izo yakubiswe n'inshuti ze zitarimo. Uyu mwana rero yakubitwaga yakoze iki? Uyu mwana ukamenya yuko yaguriwe inkweto zo kwambara na se inshuro 4 zonyine. Iyi 4 iraza kugaruka kenshi, muze gutega amatwi. Ndabereka ibintu 10 byagiye bihurira ku mubare 4 n'uyu Esperance Makobwa. Ukamenya yuko yaguriwe inkweto na se inshuro 4 gusa. Izindi nshuro zose uyu mwana yaziguriraga amafaranga yakuye muri ya micanga yatundaga, cyangwa akayakura muri ya masaka yagiye guhumba no kugenda utoragura amasaka bateye mu nzira ukazayahura ukagurisha. Hanyuma rero indi tekanike yakoreshaga kugira ngo abone inkweto zo kwambara, ise yari afite ikirenge kinini kandi akiri mutoya ku buryo yambaranaga na se.
yacungaga ise yambaraga inkweto za omoje za silipa, hanyuma uyu nguyu agacunga inkweto ze zigiye gusaza, akahita agenda akazoza neza, akagenda agacunga ise asinziriye, agahita azisiga imbere y'igitanda agatwara izase nshyashya. Ubwo yacungaga ise yaguze inkweto nshyashya, agahita atwara ize zishaje yazogeje neza, agahita amuguranira agakoresha ayo manyanga mw'ubwo buryo. Ibyo byaramufashije bituma amara igihe kirekire abona inkweto mw'ubwo buryo, ariko yaguriwe inkweto n'ababyeyi be gake cyane ku buryo yaziguruwe inshuro 4 gusa, inshuro zibarirwa ku kiganza kimwe. Hanyuma akiri mutoya, tubwo turi kuvuga mu buto bwiwe, yagize kuva akiri mutoya kugeza ashatse yagize inshuti 4 gusa, no kuvuga yagize abasheri 4 gusa mu bihe bitandukanye. Umusheri wa mbere yagize no witwaga Famva watanga hariya muri Mbarara Mutembo. Umusheri wa kabiri yagize ni Mbonanyira. Uyu Mbonanyira bigeze no gukina bimwe meze nk'iby'abana ari nimugoroba mukubita umutego, hanyuma uyu makobwa aravunika, avunitse uyu Mbonanyira arahunga aratoroka mbega muri makeya. Hanyuma ukamenya ko yanakundanye n'uyu Nshimiyejishe Moja Kashmir Shota. Uyu Kashmir ariko yari atarangirika hariya ku jisho. Uyu nguyu Kashmir kanavuga ko ari we yagiye amutembereza mu kabari kahoze arako kwa bire nawe akamunywesha amayega menshi cyane. Uyu Kashmir nawe barakururanye, hanyuma nyuma ya Kashmir ahita akundana na Baraderi Dado Jado ari nawe wamushatse. Aya mazina ukamenya yuko Baraderi yamanukanaga n'uwo bita Tente aje gutereta uwo bita Scovia, ariko atari Scovia Mutesi, Scovia kwa Benon Bikwas. Hanyuma abangaba barakururana baza kumushaka, ndaza kubabwira tekanike yakoresheje kugira ngo amugeze mu rugo amute mu mago. Hanyuma ukamenya ko yagize inshuti z'abakobwa, iza inshuti z'abakobwa umubyeyi we twaramaje ati se nta kigare yagize agira, atubwira ko nacyo. Inshuti z'abakobwa yari afite, yagize inshuti 4, harimo iyo bita Matete, Mukanambara, ukwa Bujeni, akaza Tukuri, akaza na Irene Madame Metiso. Abangaba nizo nshuti yari afite. Izi nshuti zikaba zarakunze no kumukubita cyane kubera ko uyu yakunze kuganira ku bantu, kandi n'ubu ngubu babimuvugaho ko akunda kuganira ku bantu akabanenga akabanegura. Rero nimba yabaga ahuye na Matete yamubwiraga ibyo Mukanambara yamuvuzeho, yahura na Mukanambara akongera akaba inshuti akamubwira ibyo Matete yamuvuzeho. Ibi babimenya bakamuteranira bakamukubita, ariko nawe yakubikira umwe akamugwa gituma akamukubita. Ibi ngibi byatumye akubitwa inkoni nyinshi. Ikindi kandi niyo yagurishaga ibishyimbo bye cyangwa se ya micanga ye nababwiye yajyaga gutunda, akigurira nk'ikintu isaka kibona yahitaga amuhata igiti cyinshi. Ukamenya ko uyu akiri mutoya yaryamye ku musambi kugeza ubwo yaryamye kuri matora ariyo wayiguriye muri ya mafaranga, mu mafaranga yiwe ari we wayiguriye. Kuvuga yaryamye kuri matora bwa mbere yayiguriye ku mafaranga yiwe. Icyo gihe nabwo isamuhata igiti amubazaho amafaranga yakuye. Uyu makobwa rero ukamenya ko ubuzima bwamuriye gutyo, n'igiti kitagira ingano yahatwaga na se kitagira ingano. So akaba ari byo bintu bishobora kuba byaragiye bimubabariza umutima. Ku ishuri bikanga kubera amakimbirane ari mu rugo, nawe akubitwa bitagira ingano kandi n'ibikoresho by'ibanze atabibona. Hanyuma mukuru musaza we yamuhaye imfashanyo yo kumwishyurira ishuri, akamuha ibikoresho byose yaburaga. Uyu mukobwa ariko bamuhaye amazi yararenze inkombe, kuko yari yararangije kwanga ishuri. Urumva mu myaka ya mbere kuva mu mbere kugera mu 3 primary yabonaga amanota mabi atamushimishije, bituma yanga ishuri. Kandi urabizi iyo ubona amanota mabi uba unafite n'ipfunwe yo kujya mu bandi no kwiga. Izi mfashanyo bagiye kuzimuha yaratangiye kwikundanira n'abasore. Izo mfashanyo z'ubusa ari byo ibi bikaba byaranababaje musaza we, ariko akaba yaramubabariye. Ukamenya ko kera kiri muto yakundaga indirimbo 4. Iya mbere akundaga kuririmba ngo none se gutonoma nk'intare wabikuye he, banza ari uko se yajyaga tonoma cyane, narababwiye mu mateka. Hanyuma agakunda n'indirimbo ngo tumusanganire niwe Yesu yaranyijije. Agakunda n'indirimbo ngo niyo twatura ku musozi nk'inyoni, naho twatura mu misozi nk'inyoni, tukitungirwa n'umwereza w'ishyamba, tukiyambarira amababi nk'ibiti byo mushanga. Hanyuma akaririmba n'indirimbo ngo shimwa Mana warakoze
ko warinze imitima yacu amaganya. Izo nizo ndirimbo yakundaga akiri mutoya, ariko ubu akaba yikunda indirimbo yitwa ngo imvura nigwa tuzatoha. Naguzizi ndamwita uramurondereza neza umeze neza. Hanyuma reka turebe muri uko gukura kwe. Hanyuma yaje guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye, harimo uko gutotezwa n'umubyeyi atamuha ibintu byangombwa, ahubwo yaza yifitiye nk'umujinya. Haba hari nk'inka yaba yabiye akabamuhasa igiti ngo kuki utayihaye ubwatsi, cyangwa se akamuhata n'igiti ngo kuki ku ishuri bitameze neza. Ibi byaje gutuma atoroka arenga umujyi wa Kigali ajya mu majyepfo. Ageze hariya mu majyepfo za Gitarama, ahungiye aho ababyeyi be bavukaga. Hanyuma bamutundisha ifumbire, agaruka atumva atabona nta n'itike. Ageze i Kigali bamushyira mu igororero, baba bamufunze, bahamagara babohereza amatike, arataha. Ukamenya yuko muri cya gihe nababwiye muri za nshuti ziwe z'abamuteretaga, uyu baraderi yamanukaga hariya mu mujyi wa Kabarondo afite icyango kimeze neza nk'umusore, urumva rimwe na rimwe akazana afite n'akamodoka, kubera uyu baraderi yozaga imodoka hariya Kabarondo. Umwana w'umukobwa rero wikuririye mu buzima bushaririye yamubona kumva niwe nzozi ziwe. Uyu baraderi yaramubwiye ati ngiyewe nukuri mfite ka geto kanjye. Amubwiye ati mfite ka geto kanjye. Uyu mukobwa agira ngo geto n'ubwoko bw'inzu afite, ntabwo yamenyaga ko geto ari akumba bakodesha. Hanyuma uyu mukobwa yaganyiye baraderi inshuti ye burya kubitwa kenshi. Uyu baraderi amubwira ati ntabwo bibaho, uriya musaza agukubita gute, imbaraga zikura hehe? Bakiri muri ibyo ngibyo, muzehe ise w'amakobwa yarabasanganye, abahata igiti, abanyagiza imvura y'inkoni karahava. N'uwo baraderi bamuhata igiti cyinshi cyane, kandi ntugire ngo ni igiti ukagira ngo ni agakoni kakandi k'akanyafu bakubita umwana bya kibyeyi. Ni igiti bavugiza bashigisha ubushera cyangwa biasogam, cyangwa se umuhini basekuza nimba muhuzi. Icyo nicyo giti ndi kuvuga yabakubitishije. Umugabo ahita avuga ati ahubwo waragowe, ni ukugutorokesha. Mbere yo kumutorokesha rero, uyu mukobwa yabanje kujyanwa kwa muganga, bamuvomamo amaraso yari yepfunditse kubera inkoni bari bamupakiye. Hanyuma abonye abikirutse, agenda ameze nk'utorotse, asanga uwo mugabo we. Asanze umugabo we, asanga geto bamubwiraga ni akageto nyine nk'ako muzi, ntabwo ari geto y'inzu ye. Yita yisanga ari mu ikode gutyo, ariko yisanze ari mu ikode. Abantu ba hafi yari yarababwiye ko afite inzu, bamusuye ahita babwira ati ngewe impamvu nari kuba mu nzu yanjye Kabarondo mu mujyi, ntabwo menyereye ibintu by'umujyi, ati nzajya mu nzu yanjye. Ukamenya yuko kugira ngo agire inzu yiwe bwite yiyubakiye akora hariya amabuye y'agaciro. Urumva byaba nababwiye ati ubuzima bwe bugenda buhura n'ubwa Runimasiniha. Runimasiniha murabizi ko yazaga azamuka imisozi, abantu bakabitangarira. Uyu mudamu nawe yagiye gukora mu misozi acukura amabuye y'agaciro, murabizi ko nta kazi gakunda gukorwa n'abagabo. Hanyuma abona amafaranga, yubatse inzu ku muhanda wa kaburimbo hariya mu mujyi wa Kabarondo. Ukamenya ko kugira ngo ave mu mazu y'ubukode agere mu nzu yari amaze gukodesha ahantu 4 hagiye hatandukanye. Urumva 4 ko yagiye garukamo. Hanyuma abantu ba hafi ye ibyo bamushinza, abantu ba hafi ye ikintu cya mbere bamushinza yuko akunda kubatuka akabanenga cyane. Ni ukuvuga uyu nguyu aranegurana cyane. Ni ukuvuga mushobora kuba muri kumwe, muri no mu bantu benshi, agahita kunegura nawe ubyumva, kandi wakiha kumusubiza agahita gukubita, agahita gutura za nkoni se yamukubise, kandi agukubita namwe ku buryo ucunze nabi yanagukomeretsa. Ukamenya yuko uyu nguyu yafunzwe inshuro 4. Urumva 4 kuntu yagiye garukamo, yafunzwe inshuro 4, kandi izo nshuro zose yabaga akurikiranwaho gukubita no gukomeretsa. Ni ukuvuga mwabaga mutonganyeho gatoya ukagira ngo ni imikino, akaba yaraka agahita gukubita. Nkugira inama nubona mutonganye, icyiza nuko wamuhungira kure. Ikindi cya kabiri, bakavuga yuko abantu ba hafi bakavuga ko atabyaza umusaruro ubufasha iwabo bamuhaye nk'umurima nyine, ngo ntabwo abubyaza umusaruro. Nawe agasubiza yuko impamvu atajya kuhafosinga, babona hashyize imbaraga zitazagaruka, aba ahugiye mu bindi. Ikindi cya gatatu, bakavuga yuko
akorera kure y'umuryango we, rimwe na rimwe akajya mu kazi kari kure y'umuryango we akaba yasiga umugabo n'abana. Ibyo kandi akabikora batabyumvikanye. Ni ukuvuga uyu nguyu ashobora gufata umwanzuro umugabo ataba arimo arabyumva neza, we agahita abishyira mu bikorwa, waba wabyumvisha waba utabyumvishije. Ibi ngibi abantu ba hafi ye bakabimunengera, bagahita bamushinja nyine ko aba yataye abana. Hanyuma hano bakamushinja yuko adacira bugufi nyirabukwe. Ni ukuvuga uyu nguyu ntago ubwo waba uri we wese uramutse umushitinze cyane ashobora guhita akubwiza inani na rimwe wacunga nabi mugahita munarwana atitaye kuba uwo waba uri we wese. Hanyuma ukamenya yuko uyu mukobwa bya binini ababwiye ati afite ibintu byinshi yahuye nabyo, navuga ko ari ibyago ariko bihura n'ibya Arunima Sinha. Uyu makobwa hari abagizi ba nabi bigeze gushaka kumufata ku ngufu no kumwambura ibyo yari afite. Hanyuma aba bagizi ba nabi bari batuye mu gipangu yakodeshagamo, abasaba yuko bamuha umwanya akabakingurira, hanyuma ibyo ngibyo bashaka kumukorera bakabimukorera mu nzu, ntibamukorere hanze. Hanyuma bamuhaye uburenganzira bwo gukingura, yahise afata akitandura azirikaho ingufuri nini, ahita acanga wa mwitandura uriho ingufuri, akubita mu mutwe w'abagizi ba nabi, imitwaro yijanjagura amaraso aba ikivu. Hanyuma wibuke yuko na Arunima Sinha bashatse kumwamburira muri gari ya moshi, akarwana n'abagizi ba nabi, bikagiraho bamuta hanze akakomereka amaraso akaba ikivu. Uyu nguyu iyo case kimara kuba, abayobozi b'inzego z'ibanze bamuteye ubwoba, bamubwira yuko bari buze kumufunga, kandi aramutse atanze amafaranga ayo mafaranga abayobozi bakayagabana n'abakomerekejwe bamubabarira. Uyu yahise avuga ashize amanga ntabwo banabucya agaragaje ati mugende mu mfunge nijye mvungure mbe no mu nzu y'ubuntu, nta kibazo mfite, nta mafaranga nta n'ijana ndabaha hejuru y'umugizi wa nabi wari ugiye kungira nabi nkirwanaho. Murabizi na Arunima Sinha abaganga baramubwiye ati ntago turaguca kuno kuguru tutarabona ikinya. Arunima Sinha ahita basubiza ashize amanga ati mu mbage nta by'ikinya kuko uburibwe nagize ni bwinshi kurusha uko mwankata nta kinya. Hanyuma tudatinze tutizimbye mu magambo, umubyeyi we niwe wari wadusabye ko dukora ino documentaire imwerekejeho kubera amakimbirane bagiranye, ngo amushinja bya bindi n'ubundi nababwiye haruguru ko agikorera kure y'abana be. Kandi uyu mubyeyi byaramubabaje kubera yuko yari yamuhaye ahantu ho gukorera, kuvuga yamuhaye nyine akaryango ko gucururizamo. Uyu makobwa acuruza bimeze nk'akaresitora. Hanyuma abonye ari ibyo ngibyo ari kubikora atabyumvikanyeho n'umuryango we, kandi yarataye n'abana nimba ariko nabivuga, ajya kuhafunga ku gahato. Ajya kuhafunga nyine uyu makobwa agiye kurangura imari, aje asanga mukecuru yahafunze ku kugi ke. Ahafunze undi nawe aravuga ati ubu ni ukumuhohotera kubera ko wari kumpa pirive ukanyirukana neza utahise mfungiranira ibintu ngo imari zirimo hariya zihombe. So ibyo byatumye bagera mu buyobozi, bino bita bibabaza umubyeyi iti ntago umwana wanjye akagombye kungiza mu buyobozi. Ikindi uyu makobwa iyo agiye guhamagara nyina kenshi cyangwa agiye kumuvuga ahita avuga ati mukecuru. Ibi nabyo umukecuru we akaba atabyishimira, abashaka kamuhamagara mama. Hanyuma ukamenya ibino bintu birenga 10 bihurirana kuri we, kandi bikagenda bihurirana kuri kane. Wagira ngo Imana yamuremye muri kane. Hari ibintu birenga 10 twebwe twabashije gushaka turabibona, bigenda bihurira kuri kane aribyo ngiye kubabwira, ibindi tukazagenda tubireba nyuma. Ibi ni byabashije kugaragara mu maso yacu. Uyu nguyu yakurikiye abana b'abahungu 4. Ni ukuvuga imbere yiwe abana b'abahungu bahari bazima babaho ni abahungu 4. Uri kumva 4. Hanyuma ukamenya yuko ku ishuri yagarukiye mu mwaka wa 4, mu mashuri nyine abanza primaire yagarukiye mu mwaka wa 4. Hanyuma base wabo basigaye ku isi, ni ukuvuga abantu bavukana na se basigaye ku isi ni 4. Urumva ubundi abantu bavukanaga na se bari 5, umwe arapfa hasigara 4. None ubu na se yarapfuye, ubu ni ukuvuga abantu bavukana na se basigaye ku isi ni 4. Uri kumva 4 ku nigarutse ku nshuro 3. Isi yabyaye abana b'abahungu ku mugore umwe witwa Laurence 4. Uri kumva 4 ku nigarutse, isi yabyaye abana hanze ku mugore witwa Laurence b'abahungu 4. 4 igarutse ku nshuro ya 4.
hanyuma basaza biwe bamuri imbere, kuvuga buri mwana kwa se narabibabwiye mu mateka ya se, ise buri mwana warongoraga yamuhaga inka. Hanyuma umwana wa mbere yarashatse bamuha inka, uwa kabiri arashaka bamuha inka, uwa gatatu arashaka bamuha inka, uwa kane arashaka bamuha inka. Bageze kuri uyu makobwa bihita bihagararira aho ngaho, iyo nka bihita bihagararira aho ngaho, irazimira nyine ntiyakomeza gutangwa. Urumva byabereye kuwa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane bihita bigarukira aho ngaho. Wumvishe ukuntu kane yongera ikagaruka kuri we nanone. Hanyuma uyu mukobwa ukamenya yuko yarukijwe uburozi mu myaka 30 amaze ku isi, amaze kurutswa uburozi inshuro 4. Bashatse kumwica inshuro 4 kandi ari ahantu hagiye hatandukanye, amaze kurutswa uburozi inshuro 4. Ukamenya ko yanariwe n'inzoka akamara igihe kinacumbagira. Yakodesheje ahantu 4 hagiye hatandukanye mbere yuko agira inzu ye, sinababwiye haruguru. Kumva kane kunagiye garuka, tugeze kane ku nshuro 7. Yaguriwe inkweto na se inshuro 4 gusa mu buzima. Imyaka ye yose yamaze kuva mu buto ya kugera akuza agize imyaka 30 ari kwishyura fagitire. Yaguriwe inkweto na se inshuro 4 gusa. Hanyuma ukamenya yuko yafunzwe inshuro 4 kuva yaba amaze gukurikiranwa na Libo, amaze kugenzwa ibyaha inshuro 4 ajya muri sitasiyo za Libo. Hanyuma ukamenya yuko yabyaye abana 3, ariko hari amakuru aturuka hari akabaronda avuga yuko abana ashigaje kubyara undi mwana wa 4 bakababaye bane. Hari n'amakuru agenda avuga yuko ashobora kuba yariye umuceri inshuro nkeya, kubera yuko inshuro nyinshi hari iwabo batekaga ubugari, bagateka ubugari inshuro 4 zikurikiranye. Bagahera kwa mbere bateka ubugari, byagera kwa 4 bakaba aribwo bateka igitoki. Iyi ngiye akaba ari nayo mpamvu adakunda ubugari, bakunda igitoki. Kuva na kera yakundaga igitoki, ubugari yarabwangaga. So ukamenya ko bira byo gusebanya no kuba yakuvuga nabi ari ibya kera cyane, kuko hari abantu ajyaga nasebya kera akiri mutoya, ndetse ayo mazina abasebya akanabafata. Hari nk'abo yarise ngo ni Misatsi 12. Hari akana kagongo kari gafite injwiri akajya gahamagara Misatsi 12, Misatsi 12. Ukamenya harawo kwa Rumiya wari muremure cyane, yajya amubona agahita amuhamagara ngo muremure. Hari abantu benshi yagiye asebya, so ibyo ni ibya kera cyane. Rero ukamenya ko n'akarumunake k'agakobwa nako kajyaga kavuga ati aneranya kuri mama cyane, ariko ntago aba ari ukuguteranya, nubwo aba afite umutima mubi, ahubwo iyo ari kumwe n'abantu arabaganiriza kandi akaganira ku bandi ariko atabanze. Kuko ikimenyimenyi kigaragaza ko abatakwanze, ashobora kumvugaho nkanjye, yewe akamvugaho idefo zose nakoze, ariko twahura akahita nganiza neza nyishimiye, nanjye akambwira iby'uwo wundi bari bari kuvugana yamvuzeho. Nuko yitereye, nta mutima muba bafite. Ashobora kukubonaho akantu k'akanenge gatoya agahita agusebya rwose, agahita aguhamagara, akakaguhamagara ariko ubona yishimye. Gusa iyo ugerageje gushaka kumusubiza, mushobora guhita mugurukana. Ukamenya ko iyo ariyo kamere ye, hakaba abantu ba hafi baramusabye guhinduka, cyane cyane bamusaba kudakorera kure y'urubyaro rwe, nibyo bagarukagaho. Nawe abasubiza amagambo yagira ati abansaba guhinduka ntago ngiwe, nta nubwo ndari mu mazu yabo, ni mu bandekera umwimerere wanjye. Ariko twebwe natwe twagerageje kumusaba guhinduka nakitiranye n'abantu. Anje ukamenya ko ndi H-Tandabapay, hano ni kuri Myavu TV. Birumvikana tujya gukora iyi documentaire, twaramuhamagaye turamumenyesha, arababara, ariko nyine arabyakira kuko twari twabisabye. Nta mukecuru wiwe niwe wadusabye dukore iyi documentaire, tumusaba ko yahinduka agakorera hafi y'umuryango we, akaba mu muryango we, akubaha nyirabukwe, hanyuma akubaha n'abandi bantu bose. Ibyo kuba yarababajwe na se, agatotejwe na se, nabone ibiri n'ibyo yarakeneye, nabiture abandi bantu, akirinda kurwana cyane kugira ngo atazakatirwa n'inkiko, akabaho ubuzima bubi bushariye. Ariko ibi yemeye ko azahinduka akabyubahiriza. So nimba yarakubabaje cyangwa hari case mwahuriyemo
bikakubabaza, twagusaba ko wamubabarira kuko nawe nta mutima mubagira iyo mugiziranye amakimbirane. Rwose uyu munsi muragirana, ejo mugahura yakubabariye kare. Yanjye ndiye Kitanda Bape hano kuri Myavu TV ukamenya ko ari izina rya sogokuru w'uyu makobwa n'ubundi twavugaga. Ciao ciao.